Nanone twongeye kubaramutsa muri iki gitondo abadukurikiranye kuri channel yacu SDARM Rwanda. Ni channel y'abadivantiste y'umunsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Turi mu mwanya rero w'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato. Tugeze ku cyigisho cya 10 nk'uko twagitangiye ejo hashize. Twa tugiye kwiga ingingo yo kuwa kabiri. Ariko mbere yo kugira ngo twige iyi ngingo, mureke mbanze mpe umwanya mugenzi wanjye abibwire. David, urakoze cyane. Ngiye mugiye gufatanya n'ubundi nk'uko ejo twakoranye ku ngingo yo kuwa mbere, n'ubundi tugiye gukorana no ku ngingo yo kuwa kabiri. Nitwa Maniragaba Gerard. Rero ugiye kutwigisha arakoze. Mureke mbere yo gutangira iyi ngingo yo kuwa kabiri yo ku cyigisho cya 10 tubanze dupfukame dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi dukunda, mu gitondo nk'iki tugushima uburinzi bwawe bwabanye natwe mu ijoro rikeye, ukaba uduha amahirwe yo kwibona mu gitondo nk'iki duhumeka umwuka w'ubuntu tutaguze. Mubyeyi dukorera ibitangaza by'uburyo butari bumwe, aho urinda ingingo zacu, ukarinda umwuka wacu, ukaduha umwuka duhumeka ku buntu. Tunagushimiye ko uduhaye n'ijambo ryawe tugiye kwiga. Ngaho rero hira abari buryumve, kandi natwe abari buryigishe, natwe duhe kuritega amatwi kugira ngo ribashe gukiza ubugingo bwacu. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero. Muri uyu mwanya mureke dutangire ibyigisho, dutega amatwi umwigisha wacu atugezeho icyigisho. David, urakoze cyane. Turi ku ngingo yo kuwa kabiri, ingingo iri kutubwira ngo kugaragaza ugushidikanya. Ese uyu ninde washidikanije, cyangwa se ninde wagaragaje uku gushidikanya? Tugiye kubibona muri ino ngingo yo kuwa kabiri. Dufite ikibazo cyo kuri A. Isomo ryacu riboneka muri Yohana igice cya 4 ku murongo wa 48. Dusabe mwene data David abaturebera iri somo. Ikibazo kiri kutubaza ngo sobanura uburyo Kristo yahishuye ububabare bw'imbere mu mutima w'umutware w'i Kaperinawumu washakaga ko akiza umuhungu we. Yohana igice cya 4 ku murongo wa 48 haragira hati, Yesu aramubwira ati, ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza. David arakoze cyane. Uyu mubyeyi yari afite ikibazo mu mutima we, ariko agashaka kubyibwirira Yesu. Ariko Yesu aramubwira ati, ese ntimwakwizera keretse mubonye ibitangaza? Reka twumve hano mu mwuka w'ubuhanuzi, mu wifuzwa ibihe byose, paji 190 197 198. Bakuye amagambo meza cyane ari kutubwira ngo umwana yari ameze nabi cyane, kandi nta byiringiro bari bafite yuko agaruka agasanga akiri muzima. Nyamara uyu mutware yumvaga ko ari we ubwe ukwiriye kubyibwirira Yesu. Yizeraga ko asaba yizeraga ko gusaba k'umubyeyi kubasha kubyutsa impuhwe z'uwo muganga ukomeye. Hanyuma dukomeze, ageze i Kana asanga abantu benshi bazengurutse Yesu. Hamwe n'umutima wuzuye amatsiko, yagiye ahatana ngo agere aho Umukiza yarari. Ibyiringiro bye bisa n'ibiyoyotse ubwo yabonaga umuntu wambaye ibisanzwe, wuzuye umukungugu, ananijwe n'urugendo. Ahangaha urumva ngaha kwa gushidikanya k'uyu mutware aho kwagaragariye. Yasanze abantu benshi bamuzengurutse, ariko agerageza guhatana ngo amugereho. Ariko amukubise amaso, ibyiringiro bisa n'ibiyoyotse, kubera ko yabonye ari umuntu wambaye imyenda isanzwe, wuzuye umukungugu, wananijwe n'urugendo. Atangira kwibaza ati, ese yaba ari urangiriza umwana koko? Urumva aho ngaho niho kwa gushidikanya kwagaragariye. Ashidikanya niba uyu muntu abasha kumukorera icyo yaraje kumusaba. Ariko abasha kugirana ikiganiro na Yesu, amubwira ikimugenza, maze asaba Umukiza
ko bajyaniwe mu rugo. Ariko Yesu yaramaze kumenya agahinda ke. Mbere y'uko uyu mutware ahaguruka iwe, umucunguzi yari yabonye umubabaro we. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngira ngo aha niho mwene data David yatubwiye ko burya Yesu amenya ibyifuzo byacu tutaranabimubwira. Uyu mutware mbere y'uko ahaguruka mu rugo, Yesu yari yamaze kubona akababaro ke. Ariko Yesu yari yamenye ko uyu mubyeyi mu bitekerezo bye yari amaze gushyiraho impamvu ziri butume yemera Yesu. Iyo ikintu yasabaga kidasubizwa, ntiyari kwemera Kristo nka Mesiya. Atitaye ku bihamya byose byerekana ko Yesu ari we Kristo, uyu yasabaga yari yiyemeje gushyiraho ikigombero gituma amwizera bitewe n'uko abonye ko icyifuzo cye gishubijwe. Urumva uyu mutware nawe yari afitemo impamvu muri we, yishyiriyeho ikigombero. Ariko icyatumye nyine ahatana, burya yari afite n'ibyiringiro by'uko Yesu ari cyo ari bumukorere. Aho yari ashatse gucibwa intege n'ukuntu amukubise amaso, n'ukuntu amubonye. Ariko birashoboka ko natwe twacibwa intege n'ukuntu dutekereje Yesu, ngo umuntu woroheje, ngo wicishije bugufi, ngo umeze gute, ugasanga natwe dushobora kumushidikanya. Ariko Yesu ni umucunguzi kandi amenya akababaro kacu tutari twanakamubwira. Niyo mpamvu umwuka w'ubuhanuzi batubwiye ngo ntabwo tugomba kwizera kubera ko twabonye ibitangaza yakoze. Tugeze kuri B, reka dusome mwene data David turebere isomo riri kuboneka muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 38 na 39. Matayo igice cya 12 umurongo wa 38 na 39. Ikibazo kiri kutubaza ngo mu gihe twaba dushukishijwe gushaka ibimenyetso runaka, ni iki tugomba kwibuka? Matayo igice cya 12 umurongo wa 38 wa 39 haragira hati: nuko bamwe mu banditsi n'abafarisayo baramusubiza bati, mwigisha, turashaka kureba ikimenyetso kiguturukaho. Nawe arabasubiza ati, abantu b'iki gihe bishimira ubusambanyi bashaka ikimenyetso, ariko nta kimenyetso bazahabwa keretse icy'umuhanuzi Yona. Urakoze cyane. Ibi byatuma twongera gutekereza ibya Yona. Ariko Yesu aravuga ati, rero mwebwe mwishimira ibitari byiza, mukishimira ubusambanyi, hanyuma mukananirwa kumva ijambo ryanjye, ahubwo ngo keretse mubonye ibimenyetso. Ariko nta kindi kimenyetso muzabona keretse icya Yona. Reka twumve mu mwuka w'ubuhanuzi icyo bari kubitubwiraho. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 ku ipaji ya 95. Hari kutubwira ngo Kristo yababazwaga nuko abantu be bari bashinzwe ibyanditswe byera bananirwa kumva ijwi ry'Imana rivugana nabo rinyuze mu mwana wayo. Abari bashinzwe ibyanditswe byera, Yesu yababazwaga nuko bari kunanirwa kumva ijwi ry'Imana rinyuze mu mwana wayo, kandi umwana wayo nyine yari Kristo. Nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yesu, abantu barashaka ikimenyetso. Icyo gihe umwami Yesu yababwiye ko nta kimenyetso bazahabwa. Ikimenyetso kigomba kugaragara ubu ndetse n'igihe cyose ni iby'Umwuka Wera yakorera mu ntekerezo z'umwigisha, agatuma ijambo ry'Imana ryemerwa kandi rikubahwa. Ntabwo ijambo ry'Imana ari inyigisho ipfuye cyangwa y'urwenya, ahubwo ni umwuka n'ubugingo. Nta kintu Satani yishimira nko gukura intekerezo z'abantu ku ijambo ry'Imana, akabatera gushakisha no kwitega ikintu kiri hanze y'ijambo ry'Imana. Ibyo ni byo abantu bakunda.
aho kugira ngo twumvire ijambo ry'Imana rituyobore, ahubwo tukagerageza gushakisha ibindi biri hirya y'ijambo ry'Imana, tukararikira ibiri hirya y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikatwigisha, rikatuburira, ntituritege amatwi ngo turyumve, ahubwo tukagerageza gushaka ibiri hirya yaryo. Iyo kamere yacu rero imeze ityo, turasabwa kwishyira ku birenge bya Yesu. Ingingo yacu rero irashoje. Se David, hari icyo wakongeraho kuri ino ngingo yo kuwa kabiri kuvuga ngo kugaragaza ugushidikanya? Iyi ngingo nkurikije uko nyumvishe, kugaragaza ukushidikanya, iyi ngingo biragaragara yuko abantu benshi ntago twizera Yesu, kubera ko ubundi tucyumva ijambo ry'Imana twakagombye kwizera, ahubwo nk'uko hano tubibonye dushaka ibintu bitari mu ijambo ry'Imana. Dukurikije nk'uriya mutware, igihe yabonaga Yesu akabona afite umukungugu, yahise yumva uwo muntu koko atakiza umwana we. Ibyo bintu rero kuba Yesu yarasaga nabi ntaho byari bihuriye n'agakiza. Ikindi cya kabiri, abafarisayo ntibizeye Yesu nubwo yababwiraga, ahubwo ngo bamusabye ibimenyetso. Nundi ababwira ko nta bimenyetso bazabona keretse ikimenyetso nk'icyabaye kuri Yona. Yona ikimenyetso yahuye nacyo ni iki? Ni uko yashatse guhunga Imana, n'ubundi agwa mu nda y'urufu. Ibimenyetso yabonye ni ibibazo. Bishatse kuvuga iki? Igihe cyose twumvise ijambo ry'Imana tugomba guhita turyizera hatabayeho gushidikanya kubw'ibyo twabonye twebwe twibwira. Kuko uriya mufarisayo, uriya mutware yibwiraga ko hari uburyo ari busangemo Yesu. Uko rero yamwibwiraga siko yamusanze. Ariko amagambo Yesu yavugaga yagombaga gutuma yizera. Ngira ngo rero hano tugomba kwirinda gushakisha ibintu biri kure y'ijambo ry'Imana, tukumva ibyo byatubwiye gusa, ibimenyetso tukabyihorera tukizera. Ibyo bizaturinda gushidikanya. Urakoze cyane. Rero namwe abadukurikira kuri iyi channel, twabifuriza kwizera tukirinda gushidikanya. Amen. Urakoze cyane.